ntabwo ariyo filime ya mbere nkoze, arizo mwakunze nk'umuturanyi, cyari mu gishya, igitutu, ariko n'izira ni amaseri. Iyi ngiyi ndashaka kujya nkora n'amafilime arangira. Ndashimira rero nanone by'umwihariko umugore wanjye Mutoni Jackie, uriya ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu wanyemeye ndi umusitari w'umukene. Ibihe byiza kandi ndabasuhuje bakunze mwese ba Imbuto Update News. Aka kanya rero mbazaniye amakuru arimo avugwa mu myidagaduro hano mu Rwanda. Ngiye kubabwira ku nkuru yitwa Karabutoni Kibonke, rwose ku gitaramo yakoze, cyangwa se twakita nk'imurika. Ni umuhango wo kumurika filime rwose nshyashya, filime yasohoreye abanyarwanda, filime nziza, filime yisheje abanyarwanda ko izaba yohera ku rwego rwose rutarabaho, cyangwa se filime yisheje abanyarwanda ko ari filime nziza bagomba kuzishimira mu minsi iri imbere. Rero akaba ari umuhango witabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ni umuhango yibanze ku bakinnyi ba filime bagiye batandukanye, aho nk'abitwa ba Kiraman bari barimo, abitwa ba Nyambo Jessica bari barimo, abakinnyi ba filime benshi bagiye batandukanye musanzwe mumenyere muri filime za hano mu Rwanda. Abakinnyi benshi bagiye batandukanye ubona ko ari bamwe mu beza kino gihugu gifite. N'uyu nguyu rero Karabutoni Kibonke akaba ari muri abo ngabo. Ntangira ino video mwumvisha ko yari arimo ashimira umugore we, avuga kuri filime nyinshi yasohoye mbere y'uko asohora iyi ngiyi, avuga ko iyi filime atari yo ya mbere asohoye, avuga ko agifite n'urundi rugendo rwo gusohora filime zindi nshyashya azaha abanyarwanda. Rero Karabutoni Kibonke ndabibabwiye ko yasohoye filime nshyashya rwose. Iyo filime akaba yitwa The Saver, akaba ari filime igomba kugisohoka mu ma episode, ntabwo ari filime izasohokera umunsi umwe. Akaba yijeje abanyarwanda ko ari filime igomba kuzabaryohera, kandi akaba ari umuhango wabereye ahantu heza, ahantu hatuje, ahantu ubona ko rwose ari ahantu ho gusohorera filime nk'ingi nziza nk'uko yabyitangarije. Kandi abanyarwanda, abantu mukurikira ibintu bya filime zo mu Rwanda, murabizi ko mu bakinnyi ba filime dufite muri kino gihugu bakomeye, uyu nguyu Karabutoni Kibonke atabura kuza rwose mu bakinnyi nk'icumi ba mbere, dore ko hari n'abatabura kumushyira ku mwanya wa mbere mu bakinnyi ba filime bakomeye, aho wenda bavuga ko yahangana na Niyiteka Gratien uzwi nka Papa Sava, bakavuga ko wenda we kubera n'indi mpano afite y'ubugeni washobora kuba yaza imbere ya Karabutoni Kibonke. Ariko nanone iyo uvanyeho iyo mpano y'ubugeni, ubona ko Kibonke kiri kinarusha Niyiteka Gratien, ubona ko asa nkaho amuri imbere cyane, ni icyitwa gusetsa. Kibonke we uretse no gukina filime afite n'impano mu byo gusetsa, mu bizwi nka comedy, aho rwose iyo asekeje abantu ugira ngo ntabwo ari umukinnyi wa filime usanzwe, ubona ko ari umusore ufite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa n'uwo Papa Sava nkubwiye nawe iyo mpano yo gusetsa arayifite. Murabizi ko rimwe na rimwe ajya atumirwa mu bitaramo byo gusetsa abantu, kandi ukabona ko abyitwaramo neza cyane, ukabona ko ari ibintu akora ubona ko abyumva, atari ibintu akora ubona ko abitoragura, cyangwa se atari ibintu akora ubona ko bitari ibintu bye. Rero kino kiganiro mwabibonye ko nahisemo gukoresha utuvideo twinshi. Natangije akavideo Karabutoni Kibonke arimo ashimira umugore we, avuga ku yandi mafilime menshi yagiye asohora, avuga kuri byinshi bigiye bitandukanye byamuranze mu buzima bwo gukina filime, avuga ku mafilime meza yakunzwe n'abatari bakeya. Rero ndibuze no kwereka utundi tuvideo twiza cyane kandi dushyashya twagaragaye muri kino kirori cyo kwerekana filime, cyangwa se cyo gusohora izina rya filime. Ni nk'umushinga wa filime yitwa The Saver. Utundi tuvideo tw'abarimo ba Anita Pendo, abarimo ba Nyambo Jessica, bari babukereye rwose, ubona ko bagiye gushyigikira uno mukinnyi wa filime basanzwe bakina muri filime nyinshi zigiye zitandukanye zica kuri televiziyo, zica ku miyoboro ya YouTube igiye itandukanye. Ubona ko ari filime zigenda zikundwa n'abatari bakeya, urebye ku mibare y'abantu baba bazirebye kandi mu gihe gitoya, aho ubona ko nka filime y'inyarwanda umunsi umwe rwose ujya kuzura yagejeje mu 50,000. Akaba ari ibintu rwose biba bitangaje, kuko si ibintu byahoze, akaba ari ibintu bije vuba, si ibintu byahozeho kuva na kera.
rero abantu bakunda filime z'inyarwanda murabizi ko Karabutoni Kibonke ni umwe mu bantu bazwi kuva kera, ni umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi muri kano gakino ko gukina amafilime, ni umwe mu bantu rwose batari agafu k'imvugo rimwe muri uno mwuga wo gukina filime z'inyarwanda, aho ari ibintu twavuga asanzwe akorana ibintu amazemo igihe, ni ibintu rwose ubona ko afitemo experience, urebye uburyo abikora ukareba uburyo yitwara, ukareba ubunararibonye ashyiramo, ukareba uburyo amafilime asohora ye ari amafilime aba ateguye neza, ari amafilime aba ari mu bwenge bwinshi, ari filime rwose ubona ko ziri ku rwego rwiza, ku rwego twakwita nka mpuzamahanga, kuko ni filime ubona zujuje ibintu byose bisabwa, filime zikinanye ubwenge, filime ubona ko amashusho yazo aba ameze neza, ukabona ko baba bateguye rwose iyo barimo bakora zino filime, ubona ko ari ibintu baba bateguye atari ibintu bibagwirira. Rero niyo mpamvu nkubwira ko uyu Karabutoni Kibonke ari umwe mu bakinnyi ba filime beza kandi batanga icyizere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muramubona rero bamwita Nyambo Jessica, umwe mu bakobwa, umwe mu bari ntabwo bari rwose bavuga ko barimo bazamuka neza mu mwuga wo gukina filime, aho muri kino gihugu cy'u Rwanda ari umwe mu bakobwa rwose ubona ko bitwara neza, umwe mu bakobwa ubona ko bafite ahazaza heza nta gihindutse mu gihe yaba yitaye kuri discipline ye, dore ko akenshi usanga discipline aricyo kintu kirangiza abakinnyi ba filime benshi, aho rimwe na rimwe bagenda bivangira, ukabona cyitwa discipline nkeya itumye kariyeri yo gukina filime isa nkaho yangirika hakiri kare. Rero uyu Nyambo ni umwe mu bafite discipline, rero ni ukuba twamwifuriza amahirwe rwose n'imigisha, ubundi nawe akazavamo umukinnyi wa filime mwiza. Si we wenyine rero wari witabiriye, kuko mu tuvido natangije nashyizemo n'akavido kwitwa Anita Pendo, ko nawe yari yabukereye rwose ari yitabiriye, ndaje nkasubizemo mukarebe neza cyane, murebe uburyo yasaga neza. Anita Pendo muramubona neza cyane, yari yambaye ikanzu nziza cyane ubona ko yaberewe, nawe rwose yari yabukereye aje gushyigikira utwa Karabutoni Kibonke muri uno muhango wo kumurika filime nshyashya yitwa The Saver. Bakunzi ba sport, bakunzi b'Imbuto Update News, ndabashimiye, mbashimiye ku mwanya mwamaye tukareba na kino kiganiro, bashimiye mwese uburyo mudahwema kunyereka ko mu nkunda, cyangwa se mudahwema kunyereka ko turi kumwe. Rero reka mbabwire bati mwifurize Karabutoni Kibonke ibihe byiza, mujye muri comment muvuge niba mumukunda, we dukomeze kubana neza cyane mu yandi makuru agiye atandukanye. Ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane, nge nitwa Pacifique Imbuto y'urukundo.